shaka uburyo waza Nairobi vuba muze aragushaka. Umva umuntu uri mu bitaro akagutumaho nk'imfura ye ati ngwino vuba. Nabaje madini ni bitese byarangiye. Atoya ariko yamwe ngo mubwire musa. So ngatisha tike fata indege ndagenda yaradi Nairobi hospital mageze aturakoze kuza. Rero impamvu naguhamagaye ndashaka yuko ubwira aba baganga yuko nshaka gutaha. Naha muri King Faizo yarabikoze. Bari bamujyanye mu ndembe. Hanyuma arababwira ati ndashaka gutaha, ndashaka kuva mu bitaro. Baramwangira. Muze aravuga ati muranyangira se muri Imana. Niba umunsi wanjye wageze. Arababaza ati muri bumvure simpfe. Nta muganga washoboraga kumusubiza. Ati none se ubu niba udashobora kumvura niho ndakora cyangwa. Babura ko babigenza barampamagara. Ubamamagaye bagira ngo ninginge muzehe. Napfuye kwinjira muri icyo cyumba cy'indembe. Abaganga bahari arabareba ati uyu niwe muhamagaye. Ataragira ikindi aramubwira ati njera ati babwira njera ngwino hano Martin ngwino hano njera fata ikayi n'ikaramu. Icyambere yaramubwira ati njera ati aba bantu nibo bazayobora gahunda yo kumperekeza. Amazina uzabwiriza uzasenga uzayobora gahunda y'uwo munsi ati andika byose ndabyandika ati yokayi ntiza kuveho. Hanyuma yongeraho ikintu kimwe ngo ninjya guhamuka ndashaka yuko umuntu wese uzaza kumperekeza kwirimbi azatahana Bibiliya. No numva koko agomba kuba ari hafi kugenda. Icyambere yafashe ari udufaranga bamuha twa retirement. Yaramwiraga ati genda uzane utwo dufaranga. Atuzana atumuha akatubara ati genda ungurire Bibiliya. Aho niho byatangiriye dutangira kugura Bibiliya. Noneho zashira ati ariko wowe nta mafaranga ufite. Ntuzongere gukoresha yanjye ubu ngubu ni wowe uzaguzana Bibiliya. Ariko abantu batangira kumenya yuko Pastor Mpyisi ari watanga. Aravuga ati dusabe abantu Abanyarwanda bamuzi bamukundaga tubasabe cyane nk'aba ngaba bazaza kumuherekeza. Aho kugira ngo bazane indabyo buriya nuko mutabizi. Buriya na za ndabyo tuzana turagenda n'abantu bakazi inyuma nabo bakazitwara. Noneho aratubwira ati reka tuzasabe abantu aho kugira ngo bazane izi ndabyo bagure Bibiliya. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Duhari murakoze cyane. Ijambo ryanjye ni iryo kubashimira. Ndabashimiye cyane. Urebye mood y'umugoroba itandukanye n'imood y'ejo.
kabisa ndabasaba kugira ngo nimukomeza kuza dukomereza aho ngaho kwishime. Sinshaka kuvuga byinshi kuko nkuko nabivuze hari umunsi nzavuga amagambo maremare kuvuga ku buzima n'amateka ya Pastor Mpyisi. Ibyo bifite umunsi wabyo. Navuze menshi, ndabashimiye cyane mu izina ry'umuryango wa Mpyisi yuko mwakomeje kuza, kandi uko iminsi igenda niko n'abantu biyongera. Icyo nashakaga kongeraho gusa nuko hariho abantu cyane b'abasaza njyewe burya nubwo mbona izi mvisi ndi umusaza. Umunsi wa Antoine naravuze nuko gusa niyo mategeko y'itorero kugeza imyaka 65 ugomba uritayaringa, nabo bundi muramubona aracyari umusore. Antoine ntabwo anamurikira. Hari ikintu nibagiwe kuvuga ku munsi wa Antoine kandi Mzee Mpyisi yari yakintumye. Reka nyivuge. Pastor Mpyisi yarantumye ati ndabizi Yasigiye mu zabukuru, ariko mubwire yuko agifite imyaka 35 yo kuvugiza ijambo ry'Imana. Umubare nyine w'iyo myaka 35 uruva aho uturuka. Pastor Mpyisi yasinziriye ku isabato. Uwo munsi yaragitangaza Bibiliya. Kubera icyo kintu rero cyo gutanga Bibiliya, reka mbabwire aho cyaturutse. Gifite amateka. Twari Nairobi, Pastor Mpyisi ari mu bitaro ameze nabi. Martin niwe wari wamujyanye. Hashize ibyumweru 2 Martin arampamagara ati shaka uburyo waza Nairobi vuba, muze aragushaka. Umva umuntu uri mu bitaro akagutumaho nk'imfura ye ati ngwino vuba. Nabaje Martin nti bitese byarangiye. Atoya ariko yamwe mu mubwire gusa. So natisha tike fata indege ndagenda, yaradi Nairobi hospital. Mageze aturakoze kuza. Ati rero impamvu naguhamagaye ndashaka yuko ubwira aba baganga yuko nshaka gutaha. Muri King Faisal yarabikoze. Bari bamujyanye mu ndembe. Hanyuma arababwira ati ndashaka gutaha, ndashaka kuva mu bitaro. Baramwangira. Mzee aravuga ati muranyangira se muri Imana? Niba umunsi wanjye wageze. Arababaza ati muri bumvure simpfe? Nta muganga washoboraga kumusubiza. Ati none se ubu niba udashobora kumvura niho ndakora cyangwa? Bavuga ko babigenza barampamagara. Bampamagaye bagira ngo ninginge Mzee. Napfuye kwinjira muri icyo cyumba cy'indembe. Abaganga bahari arabareba ati uyu niwe muhamagaye? Ataragira ikindi arambwira ati njera ati babwira aba bantu ndabizi by'ahangaha kuko nshaka gutaha kandi ngomba gutaha
ubwo bari buvuge yuko bari bushaka ko badusinyisha impapuro zivuga yuko nta responsibility bafiteho kuko tugiye against their will. Arababwira ati nimuzane za mpapuro zanyu vuba. Hakundi barazizana kuko turasinya muze turataha. Ariko nanjye byarantangaje. Abandi bari muri icyo cyumba bose ubonaga bari muri koma. Ariko Pastor Mpyisi nasanze ariho atongana n'abaganga. Nza kubaza abo baganga umuntu uri utongana namwe ni ndembati. Tuva aho ngaho turataha. Reka nsubire Nairobi. Nibagirwa aho za Bibiliya zatangiriye. Abo baganga Nairobi kandi bari abaganga bo ku rwego rwo hejuru. Hari umuganga uzwi Nairobi cyane uvura umutima. Niwe wavuraga n'aba President Moi n'abandi bose. Arazwi cyane. Noneho ndamwira nti muze nta kundi buriya niba yamaze kuvuga yuko ashaka gutaha twese ntacyo twabikora. Nimutegure ibi ugomba gutegurwa mu musezerere. So tuva aho ngaho turagenda ariko kandi muze yarameze nabi. Twari ducumbitse iryo joro. Jera ngwino hano, Martin ngwino hano. Jera fata ikayi n'ikaramu. Icyambere yaramubwiye ati Jera ati aba bantu nibo bazayobora gahunda yo kumperekeza. Amazina uzabwiriza, uzasenga, uzayobora gahunda y'uwo munsi. Ati andika byose ndabyandika. Ati yo kayi niza kuveho. Icya kabiri ati ndashaka yuko wandika amazina y'abantu bose shaka yuko uzaha Bibiliya. No murabizi umutwe we warakoraga cyane. No atangira kulistinga andika famille kanaka. Andika famille kanaka. Andika famille kanaka. Kandi muri izo famille yarazi uri n'umugabo n'abana. Buri famille akandika za Bibiliya z'iyo famille n'iyindi gutyo. Ati nidutaha ntakiriho aba bantu bose uzabahe Bibiliya. Wenda numvaga nshobora kubigerageza ariko zari zimaze kugera muri 300. Hanyuma yongeraho ikintu kimwe ngo ninjya guhambuka ndashaka yuko umuntu wese uzaza kumperekeza kwirimbi azatahana Bibiliya. No numva koko agomba kuba ari hafi kugenda. Numva umutwe utagikora neza. Abantu bose baje guherekeza Pastor Mpyisi kwirimbi. Ubungubu size abana wenda dushobora kuba turi nka 200. Kwirimbi bashobora kuba ari 500. Ubwo izo kuri 500 zazikura he? Zazijyana nte? Abantu bazatangira kuzihabwa bati. Ariko arambwira ati nuko bizajya. Yewe babwiza ukuri. Webimbwiraga nzi ko sinzabishobora. Ariko naramwemereye. Twavuye Nairobi turataha. Wowe umuntu wavuye mu bitaro tugeze ahangaha ntabwo twamujyanye no mu bindi bitaro. Ariko ni gahunda y'Imana. Tugeze ahangaha muze atangira kugarura imbaraga. Kuribwa yarafite muri Kenya byose bitangira gushira kandi nta yindi miti amweye uretse iyo bampaga muri Kenya. Hashize icyumweru muze ameze neza. Nibwo noneho atangiye ya gahunda ye yo gutanga Bibiliya.
icyambere yafashe ari udufaranga bamuha twa retirement yaramwiraga ati genda uzane utwo dufaranga atuzana atumuha akatubara ati genda ungurire Bibiliya aho niho byatangiriye dutangira kugura Bibiliya noneho zashira ati ariko wowe nta mafaranga ufite ntuzongere gukoresha yanjye ubu ngubu ni wowe uzajya Bibiliya ariko abantu batangira kumenya yuko Pastor Mpyisi ari watanga Bibiliya noneho abantu batangira kujya bamutwerera za Bibiliya ubu ngubu agiye amaze gutanga Bibiliya zireze 1,300 hari abantu babimenye gusa hari abantu tuba tutazi ukabona baje kwa Pastor Mpyisi tuturinde ati ntabwo muzi urashaka iki ndashaka Bibiliya yaramaze kujyaho yari mu modoka azigendana ariko twajyanye Nyanza Pastor Mpyisi n'abantu benshi mu Rwanda baramuzi hari abantu bapakiza imodoka i Nyanza hariya mu mujyi haza utwana nka dutanu Muze Mpyisi hariya baraza no kudirishya baramuramutsa bati muze turashaka Bibiliya yari afite ebyiri arazifata arazibaha icyo nshaka rero kuvuga nicyo nashakaga kugeraho murumva yari yaravuze yuko ngomba kuzakomeza iyo gahunda yo gutanga Bibiliya n'ubu zari zisigaye nazitanze ejo bundi turi mu kiriyo cya mbere cyo ku cyumweru twagikoreye bamuze turi mu nama muri komiti y'ejo hari umudamu uhagurutse aravuga atariko ubu abantu bose cyane cyane abo mu idini y'Abadiventiste kandi ni benshi bazi neza yuko muze ashaje atanga ubutumwa abinyujije mu nzira yo gutanga Bibiliya kandi wowe Gerard yari yarabigusabye n'ubundi uzajye utanga izo za Bibiliya umudamu yari afite igitekerezo twese twaragishinga turi muri iyo komite aravuga ati dusabe abantu Abanyarwanda bamuzi bamukundaga tubasabe cyane cyane nk'aba ngaba bazaza kumuherekeza aho kugira ngo bazane indabyo buriya nuko mutabizi burya na za ndabyo tuzana turagenda n'abantu bakaza inyuma nabo bakazitwara noneho aratubwira ati reka tuzasabe abantu aho kugira ngo bazane izi ndabyo bagure Bibiliya twese icyo gitekerezo twarakenewe Edward yarambwiye ngo nze mvuge ijambo ngo nicyo yashakaga ko mvuga none icyo tubasaba mwese muranga kuko mwakundaga umubyeyi wacu umubyeyi wanyu turashaka kugera kuri icyo kintu cyo kugira ngo ubu tubikomeze bizahoreho turushake uburyo twakomeza icyo cyifuzo cya Pastor Mpyisi gukomeza kugeza Bibiliya ku bantu benshi ubu turi buze gutanga telefone yabo mushobora kugeza izo za Bibiliya hariya muri United Bible Societies niho twaguraga izo Bibiliya zamuze ni nziza cyane abazizi imwe igura 13,000 ngo aho bari kugura indabyo ebyiri z'25,000 ubwo ngubwo wagura Bibiliya ebyiri tuzabagezaho abantu
mushobora kuzagezaho izo za Bibiliya uwa mbere ni jyewe n'ubundi n'icyo yari yarandaze ariko